أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. interuro ya mbere yari la ilaha illa Allah. Igikubiye muri iyi nteruro nta kindi uretse at-tawhid. Nta yindi mana ikwiriye kugaragirwa mu kuri uretse Allah subhanahu wa ta'ala wenyine rukumbi. Iyi ni kalimatu tawhid, interuro ihamya ikanashimangira ubumwe bwa Nyagasani uhoraho ibihe byose, umuremyi w'ibirere n'isi, ibiba hagati y'ibyo byombi ndetse n'ibiba mu nda y'isi byose nta n'umwe babisangiye uretse ko abyihariye we wenyine. Niwe ufite amakuru yuzuye neza ya buri kiriho cyose. Intumwa n'abahanuzi bose ba Nyagasani nta cyatumye boherezwa kuri ino si uretse kuza guhamagarira abantu gusenga Imana imwe rukumbi, itagira inkomoko, itagira aho ibarizwa, itagira umufasha, itagira umwana, ndetse ntinagire icyo ikenera mu byo yiremeye. Twese twemeranya ko ubuzima bw'umwemeramana bugomba kubakira ku kugandukira Imana imwe rukumbi. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nayo iti ibada cyangwa se igikorwa ngandukiramana cyiza kurusha ibindi ni zikri ya la ilaha illa Allah. Iyo dusomye riwaya zigiye zitandukanye dusanga la ilaha illa Allah itunganya kandi igashyira ku murongo ubuzima bw'umwemeramana ku buryo ikemura byinshi mu bibazo bye bya hano ku isi, yewe ikanakemura n'ibya nyuma ya hano ku isi. Duhozeho azkar, twita cyane kuri zikri ya la ilaha illa Allah. Interuro ya kabiri yari yanditse kuri urwo rubaho iravuga ngo, ndasaba ko munyumva neza, ngo uwemera urupfu adashidikanya ni gute yakwiha uruhushya rwo guseka ngo bimukundire. Igikubiye muri iyi nteruro ni al-ma'ad, cyangwa se ubuzima bwa nyuma y'ubu ngubu tubayemo hano ku isi. Nta gushidikanya dufite ko tubayeho muri ubu buzima hari ubundi budutegereje, kandi ko ubwo budutegereje ari bwo burambye kurenza ubu tubayemo muri ino si. Urupfu ni umuryango utuvana muri ubu buzima bwa hano ku isi utwinjiza neza muri ubwo buzima bundi. Ntago ubuzima bw'umuntu burangira iyo apfuye, uretse ko akomeza kubaho mu bundi buryo nk'uko aba yarabayeho mu bundi buryo mbere y'uko ashyirwa mu nda ya nyina, akongera kandi akabaho mu bundi buryo ari mu nda ya nyina. Iyo umuntu apfuye aba atangiye urugendo rwo kugenda asarura umusaruro w'imbuto yagiye abiba kuri ino si. Mana Nyagasani, ndagusaba ngo udushyire mu babibyi b'imbuto nziza. Urugendo rwa nyuma y'urupfu ni urugendo umuntu agenda atari bugaruke. Ni urugendo bamwe muri twe bagenda batanasezeye. Ni urugendo rurerure cyane kandi rwuzuyemo amabanga menshi cyane, aho ntawe ubasha kumenya amakuru yo wamaze kurutangira. Umuntu aramutse agiye yicara agatekereza ku by'uru rugendo, hari ukuntu byamugorora bikamutunganya koko aramutse ari umuntu ubishishikariye. Naho riwaya dukomora kuba imamu baziranenge alayhim assalam zitugezaho inkuru nziza ivuga ngo ubasha gutekereza ku rupfu byibuze inshuro 20 ku munsi, nta kabuza uwo nguwo apfa ari umushahidi, umuhamya wa Nyagasani. Uwasobanura urwego rwa shahidi, buri wese muri twe yakwifuza guhita apfa aka kanya ari umushahidi. Subhanallah. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam
iti kafa bil mauti maw'idha, urupfu rurahagije kuba inyigisho cyangwa impanuro ku kiremwa muntu. Ni ubuhe bukungu bwaruta igishobora kukubera inyigisho yuzuye kikagutunganya kugeza ubwo upfa uri umushahidi, ubabariwe ibyaha byawe byose, wanamaze kwandikirwa ijuru. Tutekereze kuri iki bavandimwe b'Abayisilamu. Interuro ya gatatu yari yanditse kuri urwo rubaho iravuga ngo uwemera ibarura by'ukuri nta na rimwe umutima we ujya utuza ngo yumve anezerewe muri we. Iyi nteruro iragaruka ku cyo twita al-hisab, ibarura. Umunsi w'imperuka nugera, mwene Adam azabazwa kuri buri gikorwa cyose azaba yarakoreye muri ino si, kaba gakorwa gato kaba kanini, tuzakabazwaho. faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, uwakoze agakorwa keza kangana urwara azagerwaho n'umusaruro wako. waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara, n'uwakoze agakorwa kabi kangana urwara azagerwaho n'umusaruro wako. Iyo ni surati Zilzala aya ya 7 n'iya 8. Qur'an iti Bismillahirrahmanirrahim, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Mwagaragaza ibyihishe muri roho zanyu cyangwa mwabihisha mukabigira ibanga, Imana Nyagasani izabikorera ibarura. Surati Baqara aya ya 284. N'ibitekerezo, iki kintu ndakivuga kugira ngo tukimenye kandi tukizirikane, n'ibitekerezo biba bisobetse muri twe bizakorerwa ibarura. Niya cyangwa se imigambi yacu dukorana ibikorwa bitandukanye nayo izakorerwa ibarura. Buri kantu kose na kandi twiyumvisha ko ari ubusa kazabarurwa. Igihe nk'iki ngiki simbasha kukiyumvisha mu bwenge bwanjye bitewe n'ubuhambare kizaba gifite. Mana Nyagasani ni wowe munyempuhwe uhebuje wo kuzatugirira ibambe kuri uwo munsi. Naho interuro ya 4 ari nayo ya nyuma yari yanditse kuri urwo rubaho iravuga ngo uwemera igeno ry'Imana Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala atarishidikanyaho na gato, nta wundi atinya uretse yo yonyine gusa. Iyi nteruro iragaruka kuri al-qadar cyangwa se igeno ry'Imana. Abantu bose ntibareshya kandi ntibanareshya ngo bikunde, nuko nguko Imana yabigennye. Nkuko kutareshya kw'intoki zigize ibiganza ari byo bituma zibasha gukora imirimo inyuranye neza, no kutareshya kw'abantu bituma gahunda y'iremwa ryabo n'ibibakikije ikomeza gusagamba. Abantu bose ntibashobora gusa ngo bagire amasura ameze kimwe. Uko nguko usa niko umuremyi wawe yabihisemo, na kuriya mugenzi wawe asa si wowe wabyihitiyemo. Uwamuremye ni we wamugize ukagaragara mu bandi. Sinaba wowe ntiwaba njye, uyu ntiyaba nkuriya. Iryo ni igeno ntavogerwa rya Nyagasani w'ibyaremwe. Imana yakuremye yagiye kukurema ikuzi, igusobanukiwe neza. Iyagufunguriye mbere y'uko umenyekana muri ino si, ni nayo izakomeza kuguha ibigutunga muri yo na nyuma yo kwimukira mu bundi buzima. Ikiremwa muntu aramutse abashije gutekereza neza ku igeno rya Nyagasani we, akaryemera atarishidikanyaho na gato, ntago byabaho ko ahangayikira ejo he, dore ko aba atanazi neza ko azahageza. Ibi bimubashisha kugaragira Imana mu buryo bwuzuye, nta wasiwasi iri mu mutima. Ndasoza ngira nti nta muntu uzapfa adakize keretse utazabishaka wenyine. Ubwo ni ubukungu bugizwe cyangwa se bukubiyemo ibintu 4 dusanga muri surati Kahf. Allahumma ajil li waliyika al-faraj, Allahumma ighfir lil-mu'minina wal-mu'minat. Mana Nyagasani tuyobore inzira igororotse, inzira yabo wahaye inema, itari yabo warakariye n'abayobye. Mana Nyagasani uzadukuremo roho zacu ari uko wamaze kuzidusukurira.
بحق محمد وآله طيبين طاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.